Mwaramutse reka twongere tubasuhuze tubaha ikaze muri iki gitondo muri aya makuru yacu yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa kane ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Amakuru yacu muri iki gitondo tukaba tugiye kugaruka n'ubundi hano ku kibuga cy'imirwano cyangwa se kuri front line birumvikana ni muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zigera kurenye. Tugiye kugaruka ku barwanyi bagera kuri 60 ba FDLR bamaze koherezwa hano muri iki kirunga cya Nyiragongo. Abarwanyi ro bakaba baje bambaye impuzankano isaniya M23. Ese abarwanyi baje gukora iki, bihagaze bite? Turaza kugenda tubigarukaho. Turaza kugaruka ku rugamba rukomeye cyane ruramutse muri iki gitondo. Ni urugamba rwatangiye kuva ku isaha 9 nibwo rero imirwano yaritangiye hano birumvikana ni muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi mirwano mu makuru mfite ndetse no ku munsi w'ejo ku bantu mutukurikira twe twabwiye ko hari buze kuramuka urugamba rukomeye cyane, ndetse rero intare za Sarambwe zageranyije n'urwabaye hano muri Ngungu muri Kivu y'Amajyaruguru. Urugamba rukaba ari urugamba karahabutaka, ni nkubwira ngo ni urugamba wumve ko ari urugamba rukomeye cyane. Urugamba rero ruraza gusiga rukuremo centre ya Mwenga. Tayari baraza kuba M23 ifashe cyangwa se itangire rero tayari kwinjira no muri gice kinini cyane cya teritwari ya Uvira. Ibi turaje tugenda tubabwira ndetse turaza kugera tubakurikirana gatanu kuri kagenzi kako. Nabwe ndi misa breaking cyangwa se ninju breaking, ubwo nyine tayari mwumve ko mugiye gutangira kumva inkuru z'imiriro zigaragaza ko centre Mwenga yabaye tombe. So turaza kugenda rero byo tubikuvira imuzi n'umuzingo. Operation yo gufata umwe mu basirikare cyangwa se umwe mu barwanyi bahoze bayoboye umutwe wa FRN M23 tayari bamaze kuba bayitangira. Uyu ni general bitamo ni Jeva, uyu ngo akaba arwanye na Omega igihe kirekire. Uyu murwanyi rero operation yo kumufata M23 batangiye kuba bayikora. Iyi operation rero nayo turayibazane hano ku meza cyangwa se hano muri iki kiganiro cyacu cyo muri iki gitondo. Urasabwa kubana natwe ntujye kure, ibintu byose turaza kugenda tubikuvira imuzi n'umuzingo. Iyo ni inkuru nava ngo tubuze kubagezo ku mwanya wa gatatu, ariko none kandi ku munsi umwanya wa kane ari wo mwanya tubuze kugenda tunasorezaho. Turaza kugaruka kuri Nyamusaraba uri kurokirita abarwanyi benshi cyane, ariko akaba ari kurokirita muri Twirwaneho. Hari operation rero nawe ari gutegura cyangwa se gutegurwa n'igisirikare cy'u Burundi muri Twirwaneho, ariko ikaba ishaka kwifashisha uyu mugabo bitabo ni Nyamusaraba, kuko mu byukuri ari we cyangwa se umunyamurenge uri hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi operation nimba bwira ko mu makuru mbazaniye uwitwa Nyamusaraba ariwe uri kwitabwaho cyane cyangwa se guhabwa agaciro n'izi ngabo z'abarundi muri urugamba ruri kubera hano muri Kivu y'Amajyepfo. Donc wenda reka tureke tuze kugenda tubageza mu buryo burambuye. Murumva ko amakuru yacu muri iki gitondo n'imiriro cyangwa se n'amakuru adasanzwe gusa. Rero ndagusabye niba utarakanda subscribe birashoboka ko dukurikira, utarayikora yikore nonaha ubitukana no kunzogera kugira uburyohe cyangwa se update nk'izi zigezweho utapfa gusanga handi uzajye uzibona. Ikindi kandi niba warabikoze rwose na n'ubu kugeza ubu hari genge ngira gutya rwose nkabagaya. Impamvu mbaga nta yindi nimwe nuko like zanyu ndetse na shares byanyu rwose babiri hasi cyane, kandi mubona ari uko natwe ntako tutagize kugira ngo tubashakira amakuru agezwe. Ibaza akazi nk'aka ngaka umuntu aba yakoze n'umwanya n'imbaraga n'iki byose biba byamutwaye, mu byukuri ntimo mugaragariza urukundo mukora like ndetse ngo ubona sharing video tugende dukomeza tugende twagura umuyoboro. Kubera iki tutagira ku 200? Byose nitwe tugomba kubikora, nimwe mugomba kubikora, kuko mu byukuri nimwe nkorera cyangwa se nimwe nundi mba ngenda nshakira amakuru. Hanyuma reka twamaze gato cyane duhita tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda
kurinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stock, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya, namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 kazi muri Prime Health Infinity. Yes, reka rero amakuru yacu tuyatangire mu buryo burambuye. Nizere ko mwese mwamaze kwa mukanda kuri like, ariko kandi nawe niba utarabikora nizere rwose ko utari buze kuva kuri video utabikoze. Wenda reka tubyite ikibazo ukigihe uri buze kubikora ugakanda kuri like ndetse ukanasharinga inkuru yacu, cyangwa se niba utarasubscribinga ukaza kubikora. Reka rero amakuru yacu mbere ko twinjira kuri izi nkuru za operation z'imiriro, ni munyemere tubanze duhere hano muri iyi mirwano yaramutse muri iki gitondo. Ninje wa mbere my friend, nongere mbisubiremo nushake unyuza amaso no bindi binyamakuru. Ninje wa mbere ubrekinze iyi nkuru y'imirwano iramutse muri iki gitondo, ndetse ishobora kuza kuri ariko ikintu bita centre ya Mwenga. Abarwanyi ba M23 wanterekemo map ya Mwenga, terekamo iyo map ndashaka kugira ngo mvuge rwose turimo turagenda tuyireba. Nukuvuga ngo iyi mirwano iraza gusiga mukanya gato turaza kwa breakinga mukanya wenda nje breakinze k'imirwano yo gutangira gufata centre Mwenga yo yatangiye. Mukanya wenda abandi bashobora kuza breakinga mu Mwenga Tombe, ariko mu byukuri iyi mirwano yaramutse ikaba ari imirwano ikomeye cyane. Nava ngo imirwano karahabutaka, ariko igamije nkuko nakomeje kugenda bivuga gukuramo iyi centre Mwenga. Amwe no mu makuru akomeye cyane mbazaniye sasa ateye ati nuwo ni imirwano yatangiye ku isaha y'isa 9, ku isaha y'isa 9 nibwo iyi mirwano cyangwa se ibitero byari bitangiye. Ni imirwano ku munsi w'ejo nababwiye ni nyamuneka uyu munsi ni hatagira igihinduka. Ubwo nabivuze ku munsi w'ejo nabwira nti ejo, ariko ubwo ejo hari uyu munsi narababwiye ni hatagira igihinduka mwitegure ko haraza kuba urugamba rukomeye cyane, ndetse uru rugamba rushobora kuza gusiga M23 ifashe centre ya Mwenga, ariko ndagira nabo ntishobora no gufata centre ya Shabunda. Amakuru dore ukuntu ateye sasa, reka tuyinjiremo muri iki gitondo. Nyuma yuko ku munsi w'ejo nabwo ntibiriwe bari kudeploying ingabo nyinshi cyane, ntago nigeze mbibabwira wenda ngo mbyinjiremo cyane kuko umwana uzi kumva burya yumvira mu rusaku. Muri iki gitondo nyuma ko deployment zirangiye, imirwano ikomeye yagabwe. Ni igitero hatagira umuntu uzavuga ngo ni birashoboka wenda ko no kumureba mu makuru yatuja kwa ngo twagabwe ibitero, ariko nje mu makuru mfite iki gitero karahabutaka cyakozwe n'abarwanyi ba M23 bashaka kugota iyi centre cyangwa se uyu mujyi wa Uvira. Niba urimo kureba neza yaba uyu mujyi wa cyangwa se iyi territoire ya Mwenga ndetse na territoire ya Warungu, yewe ndetse na territoire ya Fizi, hano za Baraka, ngira ngo kuri map murimo urabibona izi territoire navuga ngo zisa naho zizengurutse cyangwa se zegereye Uvira. Noneho uramutse umaze gufata izi territoire zombi, ingabo za FARDC ziri hano muri Uvira zigomba kubaho mu bwoba, ndetse bukaba ari ubwoba bw'iteka ryose budashyira, ndetse n'izi ngabo z'abarundi bagomba kuba barimo hano muri Warungu. Ndagira ngo mabwire ko barahafashe bafatamo ibice byinshi cyane, kuko murabizi ko hari naho hari bya binombe bitango ni za tuwangiza mining. Noneho rero munsi gato hano gato cyane mu byukuri, hano munsi gato hano muri Warungu, hano kuri uyu mupaka hano nyine aho Warungu ihuriye na Mwenga, niyo intare za Sarambwe zari ziri, ndetse hakaba ari bya cya gice bitango ni Zanzibira. Amakuru atariho ivumbi sasa aravuga ko izi ngabo arizo zamanutse zinjira hano muri Mwenga. Ubu muri iki gitondo bari kurwana intambara yiswe ngo ni intambara idasanzwe, ndetse muraza kumva iri buze kuberamo ibitendo, ndetse na ya mafoto abantu benshi mujya mukunda kutubaza ngo ya mafoto ngo amafoto niki, mushobora kuza gutangira kuyabona uyu munsi. Nukuvuga ngo iyi Kamituga
ubu iyo rwose niyo saa turimo kuvugana birashoboka kuba niba batayidoginze ngo bayisige inyuma birashoboka kuba yamaze kuba ibatombe kuko imirwano barimo ndetse n'umuvuduko bariho nuko iyi teritwari ya Uvira bagomba kuya ya Mwenga bagomba kurara bayigeze muri centre nono aba bari hano za Fizi nitwirwaneho nabo bakazajya barwana bakubita izi ngabo z'abarundi ziri mu bice bya za Baraka naye hose barimo kugenda begera iyi Uvira donc bakasana ingabo zose za guverinoma bazisunikiye hano muri Uvira nono sasa bagahita babashyira mu nyuguti ya O cyangwa se ya U kuko urabona ni U hano ahantu bazabasigaye honyine no gucikira ni mu gihugu cy'u Burundi ni mu gihugu cy'u Burundi ngira ngo murimo murabona map bakubisa baturutse hano Barungu bakubisa hano baturutse ba Mwenga bakubisa baturutse hano muri Fizi izi ngabo z'abarundi ikintu kiba gisigaye ni iki nta kindi nuguita birukankira mu gihugu cy'u Burundi gusa ariko hano muri Fizi bakubwira ko ngo harimo n'ikiyaga cya Tanganyika n'amazi ni bibazo bikomeye cyane izi ngabo zifite kuko nibakimara kuzikimara ku izi ngabo doke ziri hano muri Fizi zangabo zora zihohotera abanyamurenge twirirwa tuvuga niziramuka zumvishe ibyabaye hano muri kuri muri Mwenga ko M23 bamaze kugera muri centre ya Mwenga icyo barahita batangira gukora no gucisha make bagatangira kugenda basura inyuma hano muri Uvira bakaza gufunga hano kuko bazi neza ko baramutse bagumye hano ahangaha bishobora kuzarangira babakatingiyemo hano hagati bakabura uko basubira hano muri Uvira ngo basubira mu gihugu cy'u Burundi inzira zikababana ibibazo ibyo biraza gutuma mu by'ukuri batangira kugenda basubira hano muri Uvira bagabanuka hano muri Fizi yamayira twumvaga cyangwa se zanzira n'amasoko babuzaga abanyamurenge guhaha gutambuka ngo bahahe biraza kuba birangiye urone rwo rugamba navuga ngo ruzindutse muri iki gitondo details zose mu by'ukuri muraza kugenda muzikurikira gatanu kuri kagenzi kako niba rero wifuza kujya ubona update wenda zitari za hano video ikaza kuza kuri YouTube wamaze kubona andi makuru biragusaba ro kudufollowinga kuri Facebook page yacu ni eugeneofficialnews.com nkuko burimo kubibona nkuko munaza kubibona nyine hano kuri screen byanditse hanyuma kandi Instagram yacu ni Eugene Official Twitter nayo ni Eugene Official ubwo nyine iyo ni izo platform zacu ushobora kuba wadusangaho ariko ku rundi ruhande urubuga rwa WhatsApp ndetse na WhatsApp channel byo turaza kugenda tuyipininga hano muri comment ya mbere uraza gufungura link irimo iraza tayari guhita kwinjiza muri WhatsApp channel cyangwa se no muri groupe nk'ibisanzwe ndabizara abantu benshi mujya mwandika mu bitubaza niyo mpamvu mbishyize aho ngaho kugira ngo muze kugenda mubibona reka rero tuve hano iminota 12 ni myinshi turi kuvuga ku by'uru rugamba reka ahubwo twinjire sasa hano muri Nyiragongo ubwo uko update ziri buze kugenda zingeraho hano muri Zanzibira ndaza kugenda nzibagezaho ariko ni munyemerere sasa tubanze twinjire muri operation zindi twabashe kuba tubategurira nabwe ni amakuru yacu muri iki gitondo agizwe n'ingingo zigera kuri enye ariko ingingo enye z'umuriro mbabwira ko turaza kugaruka ku barwanyi bagera kuri 60 ba FDL mu bwoko bwa Special Force cyangwa se muri wa mutwe wa Special Force ya CRAP sorry bamaze kugera hano muri Nyiragongo mbabwira ko turaza kugaruka kubitwa Muniganta ni witwa Nyamusaraba tuvuga ko turaza kugaruka kubitwa Jeva abo rero nabo niyo makuru tujye gukurikizaho ahubwo reka duhere hano muri Nyiragongo niho ibintu biraza kugenda neza cyane amwe mu makuru tubazane sasa muri iki gitondo ni inkuru zidasanzwe mu by'ukuri niza nkuru utasanga ahandi nuko hano muri Nyiragongo hamaze kuba hagera abarwanyi bo mu mutwe udasanzwe wa FDL bitabona CRAP bamaze kuba bagera hano muri iki kirunga cya Nyiragongo aba barwanyi rero bakaba tugeze hano muri iki kirunga cya Nyiragongo baturutse ahantu bita muri parike ya Virunga aha rero ngo aba barwanyi bagera kuri 60 akaboherejwe hano muri Nyiragongo uboherejwe na General Omega mwenyewe General Omega niwe wohereje aba barwanyi nta kindi kibazanye ariko ni operation n'ubundi baje mu ntambara ariko urugamba baje kurwana n'urugamba rudasanzwe impamvu urugamba rudasanzwe n'urugamba ruribuze gutanga ikizere rukaboneraho ko uwitwa mu by'ukuri Omega ari buze kongera gutangira kubona ubufasha kubuturutse Kinshasa ariko ntago buri buze guturuka Kinshasa buraza guturuka no mu gihugu cy'u Burundi ndetse bunaturuke hano mu gihugu cy'u Bubiligi amakuru dufite
ya makuru twajya tuvuga ko hari abarwanyi cyangwa se hari abarwasirikare ba FDL bari guhungishirizwa mu gihugu cy'u Burundi. Iyi nkuru ni ya nyayo 100% ibinyamakuru byagiye bitangaza iyi nkuru. Credit kuri mwe rwose turabashimira cyane kuko namwe murakurikirana cyane. Amakuru mfite rero abasirikare bagiye bahungishirizwa muri iki gihugu cy'u Burundi bavuga ko ari abasirikare bashaje nibo bagiye bahungishirizwa hano ku rugamba nyuma yuko M23 arigize gutya itoragura umwe mu basirikare bashaje ndetse uyu nguyu twigeze no kugenda tubugarukaho mu by'ukuri bamwohereza hano mu Rwanda nyuma nuko babonye FDL ibonye ko bazabatoragura bakabamara kubera kunanirwa kwirukanka ngo bahunge. FDL hise imubo itangira kubohereza hehe hano mu by'ukuri mu gihugu cy'u Burundi bari kubahungisha. Iki gitondo no kugeza amagingaya mbere ko ninjira no muri operation idasanzwe utuntu tundi tungeraho nuko uwitwa General Omega ngo igihugu cy'ububirigi cyangwa se ububirigi kameme bwamaze kwidekarana bwo ko muri intambara muri Republika Demokarasi ya Kongo ndetse n'intwaro maze iminsi buri kohereza ntabwo ibituri buze kubitindaho. Amakuru mashya mfite rero kugira mwumve ko ububirigi bukiri kwirukanka kurwana birimbiri nuko babujije uwitwa General Omega kutizera mu by'ukuri Gisekedi ndetse na Neva kuba mbese muri make bamutumira agapfa kujyo cyenyege cyangwa se kuganira nawe. Neva rero na Gisekedi ntabwo arabizerwa kuri uyu mutwe wa FDL mu by'ukuri kuko baravuga bati nureba nawe bazakugambanira. Ntabwo kumugambana no guhita mufata ngo bakamumwohereza mu Rwanda ahubwo bashobora kumubafata bakamubika nka plan B babona mu by'ukuri M23 ibarembeje mu by'ukuri bagahita bamuvuga bati none turabaha Omega ariko musubire inyuma mugende musubira inyuma. Donc hari uburyo kibategura ko bamugambanira uyu mugabo niyo mpamvu bamubwiye bati ntuzizere ubitwa Neva ndetse n'utwa Kisekedi Chilombo. Amakuru atugeraho uyu mugabo Omega akaba ngo aherutse gutumizwaho bikomeye cyane na Kisekedi Kinshasa kugira ngo baganire arangije aramubwira ati aha bishingwe ati nge rwose ntabwo nshobora kuba naza Kinshasa ahubwo mwe muzabage mwifashe mushakisha ubundi buryo mugomba kugenda mukora izo nama muri mwenyine ariko ibyo mubona ngeneye kubafasha muzabimbwira kuri telefone mbafashe ndetse n'ingenera n'ibikoresho nzabwira uburyo kimugomba kubyoherezamo bitugereho. Urumva ko izi mpande zombi n'umwe ari gukorana ariko nabo ubwabo ntabwo bizeranye. Reka twigarukire ko abasirikare bagera kuri 60 bivugwa ko tayari bamaze kugera hano muri iyi parike ya baturutse muri parike ya Virunga baza hano muri Nyiragongo. Abasirikare bagera kuri 60 bo mu mutwe udasanzwe wa FDL bita ngo ni CRAP ngo ni Special Force bivugwa ko ngo baje hano muri Nyiragongo boherejwe na General Omega. Abo barwanyiro intego yabazanye akaba ari intego yo guhangana n'ibitero bya M23 ndetse kugira ngo umenye ko bari seriye bakaba baje mu by'ukuri bambaye impuzankano isa n'iy'abasirikare ba M23. Ni nyuma y'uko M23 ari gutegura operation idasanzwe yo kugabwa cyangwa se gukorwa hano muri iki kirunga cya Nyiragongo ndetse bakagera no muri parike ya Virunga nkuko n'ubundi bagiye babagotagota turutse muri za Rucuro bakavuga ko bifuza kugira ngo batere mpaka bageze kuri General Omega bakamufata noneho ari muzima imbombe va kuri bya bindi byo gutangaza ngo General Omega yapfuye kandi ari amakuru y'ibihuha. Rero Omega akimara kubimenya yahise afata abasirikare beza bizerwa ndetse b'intozo bakomeye cyane ibizewe cyane bagera kuri 60 abohereza hano muri parike cyangwa se muri Nyiragongo. Aba rero bamugiye gutangira ibitero karahabuta kugiye kumva batangiye kuvuga ngo ibitero bimugiye kumva ni nabyo deja nejo twanarabigarutseho mugiye gutangira mwumve ngo imirwano muri Nyiragongo ikomeye cyane imirwano kuko uko biri buze kugenda biba ngo biraza guha icyizere Kinshasa itangire kubaha ibikoresho ndetse itangire kubohereza n'umusada bityo rero Omega abe yatangira gukomandinga cyangwa se abe yatangiza urugamba neza ku buryo bw'umworoheye ndetse bunamufasha hariya mu by'ukuri update ngezeho. Ku mirongo y'urugamba rero isasu nababwiye ntimyitegura atangiye saa 9 ariko sasa saa 10 n'imwe n'igice nibwo tayari isasu rya mbere ryari rivuze yes nibwo isasu rya mbere ryari rivuze nguko uko ibintu byifashe my friend
iyo ntambara yanga sinzi uko turayivuga pe. Nari nshivugira hano muri Nyiragongo nuko updates ziba zigenda zigeraho, mba nababwiye ko rwose izibuze kugera ni mugende nzivuga cyangwa se nzibagezaho. Gusa tukiri hano muri Nyiragongo, General Omega amenye ko bagiye kumwataka by friend tohereza abarwanyi. Aba barwanyi ni batangiza operation. Ibi biraza guhita bishyiramo motivation zangabo. Murabizi mushize twarababwiye nti Kinshasa bakoze inama irimo etat major ndetse n'abandi ba commanders ba hano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, bavuga ko Gisekedi yategetse yatanze itegeko ko bagomba gutangira kwataka mu nkengero ya Goma ndetse na Bukavu, ariko bakifashisha indege zitagira pilote bagatesha umutwe izingabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Goma bwa AFC, ndetse ngo bakajya barasa batababariye. Iyi FDLR yigize hariya bivuze ngo General Omega mwenyewe niwe unagiye gukomeza kuba ari kugenga urugamba rugiye gutangira kubera hano muri za Nyiragongo. Ntibibatangaze rwose mubonye twongeye kubona intambara idasanzwe hano muri za Nyiragongo, irimo iraza yibasira cyangwa se iyegera uyu mujyi wa Goma, kuko ndakubwiza ukuri M23 ibitero iri tayari, ariko no ku rundi ruhande izi ngabo iziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa nazo zabaye seriye. Imirwana yirahari nta naho igomba kugenda ihungirwa cyangwa se igomba kujya, kuko mwarabonye ko impande zombi zagaragaje n'ibimenyetso bigaragaza ko bagiye kurwana iby'ibiganiro bijya ku ruhande. Niba twarabonye bamukimara gusinya amahame, mbona impavuga ati rwose ati nubwo tumaze gusinya aya mahame atari ku mirongo y'urugamba nta kigomba guhinduka. Ibingibi nta kindi byasobanuraga, ni ibingibi turimo turabona ni imirwaro ikomeye cyane. Urumva niba twarabonye Gisekedi avuga ati ngiye nshizeho n'abaminisitiri bagera kuri 4, mugomba kumenya ko iki kibuga mu mpera z'uyu mwaka donc tugomba kusohoka muri uyu mwaka twamaze kugifungura, kandi tukavuze kugifungura birasaba ko mukoresha imbunda nkuko natwe kuhafata twakoresheje imbunda. Ni imirwano nyine, ubwo nta n'iby'ibingibi ni imirwano, ibintu bigiye kuba nabi, bigiye gukomeza kuba ibindi muraza kubibona. Noneho rero sasa reka tuve hano muri operation ya Omega atangiye gukora, reka twisimbukire twigarukire hano mu by'ukuri kuri iyi nkuru ivuga kwitwa Nyamusaraba na twirwaneho. Amakuru mashambazane muri iki gitondo avuga kuri uyu mugabo utangwa ni Nyamusaraba, nuko uyu mugabo Nyamusaraba ari umwe mu basirikare bizewe cyane ndetse banakomeye cyane hano muri iki gihugu cy'u Burundi cyangwa se muri iki gisirikare cy'u Burundi, ndetse binatuma ngo nibyo ari gutegeka donc hano muri imirwano hano imurenge, navuga ko ari uri gukomandinga urugamba ku by'ukuri, ariko ibyo izi ngabo z'Abarundi ziri gukora bari kugendera kuri uyu mugabo bitangwa ni Nyamusaraba, ni uri gutegura uko urugamba rugomba kugenda. Ndetse kugira ngo umenye ko ibi bintu biri seriye, andi makuru mashya mfite nuko Nyamusaraba ari no kugenda ashakisha uburyo ki agiye gutangira kugenda arukirita akarukirita bamwe mu basore cyangwa se mu basirikare mbundi bari hano muri twirwaneho, ariko objective yahawe niyo kuba yakwica uyu mugabo bitango ni General Sematama. Uyu Sematama rero akaba ari guhigwa bukware n'iki gisirikare cy'u Burundi ndetse na leta ya Kinshasa, ariko ku rundi ruhande uwitwa Nyamusaraba akaba ari ugomba kugenda yifashishwa. Ubwo rero birumvikana niba Sematama urimo uko twumva cyangwa se nabo mukorana ba sirikara bafande n'ubundi mukorana barimo kubyumva, uragiye uri menge kuko Sematama Jaimini uyu Nyamusaraba arimo aragutegura ikintu bita operation idasanzwe. Ugomba gahunda bashaka ko bakwivuganamo biri mu buryo bubiri. Hari uburyo bubiri bwo ko bakwica nkuko Colonel Ruhinda yishwe nkuko amakuru nyafite, kuko Colonel Ruhinda buriya nubwo twigeze dutangaza operation nyinshi n'iki byose yagiye acika, ariko ngo Colonel Ruhinda yishwe n'abamurinda, kuko ikintu bakoze nuko ngo bamuteze grenade hari buryame yajya kuryama zikamubastingana cyangwa se zikamuturikana. Ayo na makuru yagiye abaho. Iyo iri muri plan B yuko Sematama agomba kwicwa. Indi plan A cyangwa se plan ya mbere uburyo bwa mbere bateguramo
nuko n'ubundi agomba gupfa arashwe na drone, ariko gupfa arashwe na drone hakaba harimo n'ubundi akagambane, kuko bavuga ko ubu tuvugana ngo bari gukoresha n'ubundi aba barwanyi be kugira ngo babashe kumenya ibi bikoresho by'ikoranabuhanga uyu mugabo akoresha, harimo laptop ndetse mu by'ukuri nicyo twakwita telefone. Bari gushaka marike zabyo rero kugira ngo babone uburyo kibabitetaringa cyangwa se bamumonitaringa, none sasa bakazamurasa bakoresheje iryo koranabuhanga ryiwe. Bivuze iki? Nuko kuva kuri ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga bigoye, ariko naho urumva ko bari kuhamuhigira, ndetse akaba ari guhigwa bikomeye cyane. Ndetse amwe mu makuru yandi mfite atariho ivumbi, ni amakuru avuga ko uyu mugabo cyangwa se izi ngabo z'abarundi zatangiye gutegura n'ubundi buryo bw'imirwanire bushya. Iyi mirwanire bari gutegura ikaba ari imirwanire yo kuvuga ngo bagomba kongera gushaka ba bakobwa b'abanyamurenge bakabohereza beza b'ibizungerezi b'intoranwa rwose, mu by'ukuri baseka amasara gasesekara, babandi rwose ureba babagabo b'ingeso mbi bareba rwose amazi akuzura kanwa. Abarongo nibo bari gutegurwa kugira ngo n'ubundi bongere babohereza hano muri Kivu y'Amajyepfo baturutse hano mu gihugu cy'u Burundi, baze bongere bakore operation nka zimwe twagiye tubona bakora, nka ya operation bigeze gukora vice guverineri wa Kivu y'Amajyepfo bakaza kumwivugana, nkuko twagiye tubibona, bohereza abakobwa bakaza bakabagutega wowe ukabajyamo, warangiza ugashiduka, mu by'ukuri baguhaye uburozi cyangwa se bakabagukwica no mu bundi buryo. Abakobwa ngo izi operation igisirikare cy'u Burundi ndetse na Kinshasa ngo nazo bagiye kongera gutangira kuzikora. Nababwe ntinje muri iki gitondo nzindukanya amakuru adasanzwe, niyo mpamvu natangiye mbabwira nti nudakanda kuri subscribe mu by'ukuri utarabikora, ugumenye nyine ngo uruguhomba cyangwa se n'uzajya ucika n'uzajya ubona amakuru yabaye umuranzi. Kandi niba udakoze na like ngo na sharing iki kiganiro ngo utange uwo musanzu, urumva ko mu by'ukuri ntabwo urimo uraha agaciro ibyo tuba tugenda dukora, kandi murumva ko tuba tubazaniye ibidasanzwe. Reka tubanze turebe kuri frontier niba nta zindi update ziri kugenda zingeraho. Turebe tayari hano birakomeye. Uwitwa Nyamusaraba rero ngo yabwiye iki gisirikare cy'u Burundi ndetse na Kinshasa ko we ngo bagomba kumugirira icyizere bakamuha umwanya, ngo agomba kuzafata, agomba ngo kuzabereka uwitwa Sematama ari muzima cyangwa se ngo akamwerekana ari umurambo. Kuva icyo gihe ngo ingabo z'abarundi ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ngo bakomeje kugenda bagirira icyizere uyu mugabo Nyamusaraba, kugeza ubwo ari we usigaye ugaba ibitero cyangwa se operation zigiye kuba hano. Mu by'ukuri aba yazigizemo uruhare, nawe ari mu bafata ibyemezo. Amakuru nanone rero atugeraho kuri urugamba nuko mu by'ukuri ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarundi ngo baba ubu tuvugana rwose ngo bari guhamagaza umusada, bitewe nuko ngo ibitero M23 abagabyo ngo ntibisanzwe, nabo ngo ubwo bwatangiye kubica, ndetse ngo uyu musada uramutse utinze ngo birashoboka kuba banatangira gukora wizidoro kabaye. Ibitero biraha ngaha ntibisanzwe mw'abantu mwe, imirwano iraha ntisanzwe. Reka tuve kuri iyi nkuru dusimbukire ku nkuru ya kane. Ntabwo ko nabateguriye inkuru zigera murenye ndetse zinakomeye cyane. Ntabwo ko nabateguriye inkuru zigera murenye zikomeye cyane. Reka twinjire mu nkuru ya kane, ariyo nkuru rero navuga ngo ni operation iri gutegurwa n'abarwanyi ba M23, ariko iyi akaba ari operation igomba kuba hasigira uwitwa General Jeva, umwe rero wayoboye cyangwa se umuyobozi wa FRN acakiwe. Hanyuma mu nkandire kureke twinjire muri iyi nkuru. Ibi
inkuru iragira iti General Jeva wahoze arwana mu mashamba ya hano muri muri mashamba ya za Nyungwe arwanya ubutegetsi bw'u Rwanda afite intego yo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda akorana n'abitwa ba Sankara abitwa ba Kayumba Nyamwasa n'izindi ngeri zigiye zitandukanye. Amakuru ya mbere ugomba kumenya icyambere nuko ari kwitegura kuba yakwinjira hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba aragomba kurandingira hehe cyangwa se gusohorera hehe hano muri teritwari ya Uvira. Ubushize narababwiye nti hano hari icyitwa P5 kigomba kuza kirimo imitwe yitwaje intwaro igitandukanye FDL, ariko na n'uyu mutwe wa FRN nawo urimo. Uyu mugabo akabaje ahangaha ahawe amafaranga menshi cyane, kuko nayo yibara mu bantu mu by'ukuri ngo barwanyi bakomeye cyane, ndetse ngo abona ko bagomba kuzatanga akazi kuri izi ntare za Sarambwe zikomeje kugenda zotsa igitutu izi ngabo ziri kurwana mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byamuteye rero guhita afata icyemezo, aravuga ati nanjye ngiye kuza mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngiye kuza kwarwana gusa, ariko kugeza ubagingaye amakuru dufite ntabwo arakandagira no muri Uvira, aracyari mu gihugu cy'u Burundi, ariko gahunda yo kuba yaza hano irimo mu by'ukuri arimo kugenda ayitegura. Inkuru idasanzwe kuri uyu Jeva ugomba kuza vuba mu gihugu cy'u Burundi cya Kongo hano muri Uvira, nuko naje kumenya ko M23 batangiye gutegura uburyo cyagomba gufata uyu mugabo, kuko baravuga bati abanyabyaha bose bashoboka ntago bagomba kuza kwidegembereza muri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nuko bafata tukabohereza iwabo. Ibi bizajya binaca intege na bagenzi babo, bituma kugira ngo bataka ahubwo bahunga, ndetse binatume izi ngabo bafatikanyije nazo zicika intege kuko ziba zizeye izo mbaraga. Bidasubirwaho rero uyu mugabo Jeva ndetse n'uwitwa Hamad, abagabo bamushobora kuzabona batonze umurongo babambutsa babanyuza kuri uriya mupaka bita ngo ni za Kamanyora, niba ari bazabacisha Kamanyora, niba bazabacisha kuri Rusizi ya mbere, niba bazabacisha hano kuri Koronishe hano za Rubavu, simbizi. Ariko aba bagabo bari muri target ya M23, hari operation M23 iri gutegura yo kuba yafata aba bagabo bombi. Rero nabyo biri mu bintu tugomba kuzagenda tubategurira. Mwebwe gusa murasabwa kubana natwe, ndetse mukamekinga ashobora ko mwakanze kuri subscribe cyangwa se kuri sabone, kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mubona notification, bityo muce ukubiri no kubona amakuru yabaye umuranzi. Reka tureze izindi update rero. Operation twe twabateguriye murumva ko rwose tuzivuye imuzini muzingo, turazibabwiye. Reka ahubwo sasa twinjire mu yandi makuru, nayo na makuru adasanzwe. Inkuru zacu rero twubwo birumvikana tugiye kwinjira muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko kwinjiramo ni mutwemere duhere kuri inkuru iri kuvugwa hano muri Nigeria. Aho rero hano muri Nigeria habaye ibidasanzwe, cyangwa se aho imyeshamba zagiye ku kigo cy'amashuri zifata zishimuta abana b'abakobwa bagera kuri 25 kugeza ubu rwose iminsi 3 ngo irashize nta makuru y'aba bakobwa bashimuswe. Inkuru iragira iti kirero sasa. Inkuru iravuga ngo uyu ni umunsi wa gatatu nta makuru mu by'ukuri y'abakobwa bagera kuri 25 bashimuswe. Bashimuswe ngo bikomeje gutera ubwoba ndetse no kwiheba imiryango yabo. Ngo kuwa mbere w'iki cyumweru ngo tayari rwo batwinjiye mu munsi wa kane, ngo kuwa mbere w'iki cyumweru ahagana mu masaha ya saa 12 za mu gitondo nibwo abantu bitwaje intwaro bateye ishuri yisumbuye ryo mu gace bita ngo ni Maga, agace kitwa Maga. Mu by'ukuri ubwo birumvikana hano muri Nigeria, ngo ni mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Nigeria. Bashimuta abanyeshuri b'abakobwa bagera kuri 25, ndetse bica n'umuyobozi n'umukozi w'iryo shuri umwe. Inkuru irakomeza ivuga ko ngo ababyeyi b'abana bashimuswe
mu by'ukuri ngo bakomeje gutakamba basaba ko leta igomba gukora ibishoboka byose aba bana babo bakongera bakagaruka. Bagakomeza bavuga kandi ko igihe aba bana batari buze kuba baboneka cyangwa se bagaruka, ngo ibyo kwiga byo rwose ngo iby'amashuri biraza guhagarara. Hano hari uwitwa ngo ni Yusman Mohamed, akaba ngo yari afite aba hano muri iki kigo abana b'abakobwa babiri bashimuswe. Aravuga ati leta igomba gukora ibishoboka byose abana banje bakagaruka. Hakaba rero hari n'undi witwa ngo ni Aisha Sani, akaba ari umurumvikano igitsina gore, nawe ngo akaba hafite abana babiri b'abakobwa, nawe ngo bakaba barashimuswe, nawe akaba arimo aratabaza avuga ati nyaboneka muce inkoni zamba leta murebe ukuntu mu by'ukuri aba bana b'abakobwa bagaruka. Dukomeje n'amakuru yacu n'ubundi twinjire hano kuri iyi nkuru mbona yanditswe n'igihe ivuga ko ngo umunyamabanga wa leta ya Katari ushinzwe ububanyi n'amahanga yitwa Mohammed bin Abdulaziz Arfa ngo ni Al Khalifa ngo ni Al Khalifa ngo yatangaje ko yatangaje ko guhuza abahanganiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birumvikana na AS ndetse na M23 birimo ingorane zikomeye cyane. Donc ngo guhuza, yatangaje ko guhuza uruhande rwa Kinshasa ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na twirwa na AFC M23 birimo mu by'ukuri akazi gakomeye cyane. Yavuze ko ngo ari ibintu bikomeye cyane, biri mu bintu byagiye bigorana cyane, ariko aravuga ati bo ubwabo nibo bazigomba kuzagira uruhare mu kureba ko mu by'ukuri bahuza bagahura bakaganira ibintu bikagenda neza cyane. Indi mirwano rero sasa iri kuvugwa ni imirwano bigaragara ko yabaye mu bice bya Zawarikare nk'uko amakuru ari kugenda abivuga. Akaro ari imirwano n'ubundi yabereye ahantu bita muri groupement ya Kisimba. Iyi groupement ya Kisimba rero ni muri territoire ya Warikare, aho rero imirwano nk'uko tubikesha ikinyamakuru bita ngo ni Actualité. Iyi mirwano ivuga ko amakamyo yaratwaye donc ngo yaratwaye ibintu abijyanye ahantu bita ngo ni za Minjenje ndetse n'itwa ngo ni Zampeti. Mu by'ukuri ngo ayo makamyo ngo yagabweho ibitero bikomeye cyane n'abarwanyi b'icyo biza kubakomba ikomeye cyane. Hanyuma gusana n'ubu ngubu iyi nkuru ubwo birumvikana tugiye kuza kugenda tuyikurikirana. Reka wenda manze mbaze umuntu wacu uri muri biriya bice, abantu mudukurikiye rwose muze kwihangana, manze mbaze kugira ngo iyi nkuru nayo tuyinjiremo mu buryo bukomeye cyane, cyangwa se dufite icyitwa proof. Reka manze mbaze mugenzi wacu uri hariya, ntekereza ko bitari buze kuntwara umwanya munini, ariko ni inkuru ubwo ati mu gihe ataransubiza wenda naba ngenda nyibasomera. Ngo inyeshyamba za AFC M23 zageze ngo izi nyeshyamba ngo zageze ku buso kwa mbere ngo zageze ahantu bita ngo Zampeti mu gace Kanakindi nk'uko amakuru avuga nyine aha ngaha birumvikana muri groupement ya Kisimba, ngo hano muri territoire ya Warikare mu gace bita ngo ni Kanakindi gaherereye hano muri Warikare niho bageze. Mu by'ukuri birumvikana ngo ni mu majyaruguru ya Warikare nk'uko rero amakuru akomeza kugenda abivuga. Ngo nuko ngo aya makamyo yaratwaye abantu ndetse n'amasasu bari babizanye ahantu bita ngo Iminjenje. Ubwo birumvikana n'abarwanyi ba M23 bari babitwaye babijyanye ahantu bita za Minjenje ndetse n'ahantu bita ngo ni Zampeti. Urumva niho bari babijyanye muri Zampeti. Noneho
ngize imodoka ngo zaje guhagarara ubwo ndimo ndagenda ndeba mu bagenzi bacu arimo aragenda binyandikira niyo mpamvu muri kumva ndi kugera ntindamo ngo izi modoka ngo zaje guhagarara kubera kubura ikiraro cyo kunyuraho none ngo abarwanyi ba M23 AFC ngo bakomeza urugendo mu by'ukuri n'amaguru impeti berekeza izampeti ngo aka gace ngo mu by'ukuri ngo karimo ngo twavango ni muri bice biri byabaye indiri mu by'ukuri yizi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa yitwaje intwaro z'imitwe zitwaje intwaro zirimo FDLR n'izindi bice mu by'ukuri n'izindi mitwe igitandukanye bituruka hano muri za Pinga ngo amakuru rero akaba avuga ko ngo izi ngabo zari zigiye hara muri bino bice bya Zampeti ngo zari ziturutse Kicanga Mweso ndetse na Kalembe bakarongo befite gahunda ngo ibajyanyara ngo irimo kuba bafuata ngo kwataka cyangwa se gukuramo aka gace ka Pinga mu by'ukuri nkuko bamaze iminsi bari kugenda babyigaho cyangwa se babitegura reka wenda amakuru yacu tuyahinira hanga kuri iyi nkuru urumva ko ariko bamaze iminsi ari gutonda ibikoresho aho banageza akabitunda n'umutwe kubera kubura uburyo kibwo kubitunda bakoresheje imodoka bitenyine nuko ikiraro cyaciwe bikagera naho babitwara ku mutwe reka amakuru yacu tuyahinira hanga tuze gusubira mu yandi masaha ari imbere ahubwo mukomeze munogerwe na gahunda zacu ubwo nizere ko imiriro ya breaking news kuri urugamba rwaramutse muri iki gitondo tayari muri buze kuba mugenda turi kumwe mugiye kuguma ku murongo ntimuze gucikwa turabakunda cyane like na share ntimuze kubyibagirwa. Ciao.